Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand awugarutse. Noneho mbazaniye indi mining nshyashya, mining bita Velox Network. Velox Network. Ni mining nayo nshyashya yaje, gusa nagiye ndeba nkurikirana ibyayo nsanga nayo ifite icyerekezo. Yego. Iyo ibyayo ukuntu bimeze, kano kanya ntago bakimara kuyisohora ibyayo ntago bigeze berekana igihe izagera ku isoko. Gusa ifite ntuza, ifite total supply itari nini cyane, ni miliyoni 100. Izo zose nizimara kumayiningwa zose izahita ijya ku isoko. Muri iyi minsi nta makuru ya KYC hari, gusa zino iyo umaze kumayininga, iyo wamayininze ukageza ku $10 wemerewe kuyabikuza. Yego. Kaze mbereke, uza hano muri wallet. Hano. Ubona ko ufite $1.88. Nagera ku $10 nzaba nemerewe kuba noneho nayabikuza, yaba kuri Binance, binyuze mu buryo nzabereka muri video z'ubutaha. Sasa rero ndaje nkwereka uburyo twafunguramo account n'uburyo wajya uyimayiningamo umunsi ku munsi, kugira ngo nayo turebe ko yazaduha umusaruro mu minsi iri imbere. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka ukanda subscribe, ukande like, muri comment wandikemo ikibazo cyose waba ufite, I'm ready yo kuba nagusubiza. Sawa, twagiye sasa nkwereka uko wafunguramo account. Hano harimo link uri bukoreshe winjira, nayisize hara muri comment, niho uri buze kuyisanga. Yego, muri comment niho uri buyisange. Abandi mugira ikindi kibazo mwandikira kuri iyi nimero ya WhatsApp mbona size hano kuri video, imyandikiyeho ngo hari link, nkaguha referral code, n'ikibazo cyose wagira kuri mining ibona nashyize hano kuri video na kuri no YouTube channel nagufasha. Twagiye sasa, ya link uhita uyikandaho, ihita kuzana kuri Chrome bisanzwe, muze bahita bakuzana ahantu hameze gutya, nurangiza uzamure urebe ibintu bye gutya mwiza, bahita ukomeza umanuke ugera hano handitse ngo get on Play Store, App Store. Yego, ituzo ikari handitse ngo get on Play Store niba ukoresha Play Store nyine. Yego, ubaye ukoresha App Store nyine ufite iPhone wahita hari aha kabiri, kora ka Android turahita mara hambere, tuza dukanda hano install urimo urahakurura, wakanda install itabiza gutya, tukanda download anyway. Hariho ngo file may be harmful, nyine bakubwira ko application kora kutayikuye kuri Play Store igihe cyose barabikubaza. Kara ntacyo kaba gatwaye. Urangiza utegereze gatoya irangire, babwira ko iyi mining nayo muyigerageze, dukurikirane ibyayo, ubundi mu minsi iri imbere nayo turebe ko yazaduha amafaranga nk'izindi zose zagiye ziyaduha. Yego, urabona ko igiye kurangira, urabona ko yarangiye. Duhita twikandira ngo open, mo murahabona. Tuza hano ahantu yibitse, dore ngaho kuri Velox Network murahabona. Noneho duhita dukanda, ubundi bahita batujyana mu bintu byo muri setting. Iyo udasanzwe ukoresha Chrome install application, baragira nyine barabikubaza. Kano kantu uzasanga kare off, ze tukagira on, noneho uhita ukanda hano handitse install, bahita babikuzanira. Tegereze gatoya, ntago bifata akanya kanini. Iyi mining rwose muyikurikirane. Referral code ngiyi hano kuri video iriho, referral code ngiyi hano kuri video. Ndi buze kubereka ahantu umuntu ayishyira. Urangiza uhita ukanda hano open. Yego, nubishaka urakanda cyangwa ubiretse nta kibazo. Reka tubanze twitwarire referral code tuyikopiye turi buze gukenera. Yego, tutuza application n'ubundi bagiye muri telefone twamaze kuinstalinga. Dore ngiyo.
yego utegereze ifunguke, dore ifunguka gutya, urahita bakuzana ahantu hameze gutya, ahita ukanda handitse ngo sign up, kubera ko ari ubwa mbere bugiye gufunguramo account. Uze noneho sasa ahantu gufungura account, hano hambere wandikamo amazina yawe ya nyayo yandi ari ku irangamuntu, iribanza ukawandika iribanza ugakurikizaho irya nyuma gutyo, nta bintu byo kuyacurikirana cyangwa kwandika amazina y'amahimbano. Impamvu mbanitse left fake, iyi ni account yo kuberekeraho, kuko wari ushobora kwandikaho wenda icyo kizina muri KYC bikanga. Aha kabiri urandikamo email yawe uyizi nyine tu, email yawe, password wandikamo password ikomeye kugira ngo tazagira umuntu kwiba account yawe. Murabizi ko zino bora ziba zifite agaciro kanini, zifite amafaranga menshi, ugomba kuyibika kure. Referral code deni ngiyi, iyi referral code nasizemo hano nabashyiriyemo hano, iyi ngiyi niyo namwe muzajya muri bujye mwinjiriraho. Dore ngiyi nayibandikiye hano kuri screen, 40DF gutyo turiya tubare, ngiyi nayibashyiriye hano kuri screen, nimurangiza abe muza kwinjiriraho kugira ngo bajye bahana bonus. Yego nurangiza uhita ukanda hano sign up, tegereze gato by'irodinga, ntago bitinda. Barahita bakuzana hano, uhita ujya hehe, uhita ujya kuri email kuzana code baguhaye, tujya kuri email niho ujya kuyireba. Gmail imwe abantu ndakeka telefone zose birimo, abantu bakoresha nuza Android nako app telefone zose. Ubundi uhita uza, dore ngaka ka message, uhita uza ukandeho urebe, dore ngiyo code, murayibona ko batwoherereje. Niturangiza tuze turayiselectinga cyangwa tuyandike manuel. Yego tugiye kuyandika manuel kugira ngo hari igihe gukopiya, nabonye abantu bamwe bijye bibagora. Tugiye kwandika 438 438 282, tukanda kuri akavi, tukanda confirm, niho uri umuntu areba uhita kanda, nurangiza uhite wakanda confirm, tegereze gatoya, account yabaye created, byarangiye hano. Iyo ukigera hano uhita ukanda hano hantu ho kumayininga, muri kababona, kaze mpabereke kuri kano kantu, niho uhita uza ugahita ukanda, warangiza ugahita uza hano handitse start mining. Murahabona start mining ari akantu k'icyatsi, sasa itangira kwibara. Buri masaha 24 ukagize ugakandaho gutyo, naho ukanatumira abantu. Buriya muri mining iyo utumiye abantu birakongerera nabo bikagira ikintu bibafasha gutyo nyine. Kandi muba munihutisha umushinga, buriya utumiye abantu bakamayininga nawe igihe cyose, bituma umushinga wihuta. Nurangiza hano reba handitse hano hasi, tuza hano hari ama task baba baguhaye, ugomba kurangiza, baguha coin 20, Velox 20, harimo kubafollowinga kuri X, kubafollowinga kuri Telegram, kwinjira muri gutyo, byose zose urazikora, gusubscribinga channel yabo, byose ukabikora. Izo task zose bagenda baguha amacoin zose, zino zose ureba hano, zose bagenda baguha amacoin zose, kuzikora ntabwo bigoye. Ubundi nizo uheraho nyine zose, zira n'itegeko urabanza ukazikora, kuko hari ibintu butemerewe utarazisohoza zose, kandi ni n'inyungu banaguha n'amacoin. Rero iyi mining nayo muze muyikurikirane, murebe ibyo ari byo, ubundi tubane muri video z'ubutaha. Ciao ciao.